uyu mukanda nawuguriye na sister uba Belgique. Iyi shati yavuye mu Ruhango, akakuma kavuye mu isoko i Nyarugenge. Byumva aya masogisi ni madamu wayanguriye. Byumvuze murabyumvishe? Iyo uri umukene abana be barabasekura, nawe baza ukahita ubadiga. Ubundi muba mujya hehe mwagiye mwicara ahangaha? Iyo uri umukene bana be barabadiha, baza nawe ukabadiha. Akagonda umugabo yaranze gukizwa agakizwa, ejo akagonda. Niyo mpamvu muri iri teraniro mu masengesho umushumba aza kudusengera, aze kutugondera bitewe n'aho tugeze. Nyiri ahangaha Yesu ashimwe. Uzamura ibiganza turamukanye. Haleluya, haleluya. Nanone haleluya, haleluya. Reka dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Igitabo cyiswe cyo Kuva, igice cya 33 umurongo n'uwa 14. Dusoma wonyine, ariko nugera mu rugo ubonye akanya uhere ku murongo waho wa mbere ugeze ku murongo wa 23. Ni inkuru z'Abisirayeli ubwo bari bari mu rugendo bava mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'amasezerano. Bageze ahangaha rero Imana yagiranye ikiganiro na Mose, baraganira. Muri icyo kiganiro kuri murongo wa 14 Imana niyo yari isubije Mose ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Imana idufashe cyane, amen. Muranyemera nsubiremo uyu murongo. Imana isubiza Mose muri iki kiganiro bari bari kuganira ngo Mose we, aho ngaho kuri uwo murongo wa 14 aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Imana idufashe cyane, amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Njye nitwa Pr.Theogene, ndi umugabo mfite madamu n'abana 4. Yankunda kuvuga ngo ni abana beza basa na se. Imana ishimwe ko yamaye abana dusa. Aho no haba harimo ishimwe, niyo yonyine itanga abana basa na se. Amen. Zimwe mbese mu gitangaza kimwe Imana yankoreye nuko abana turaza kubivugaho, ariko turi umuryango mugari mu rugo. Hari abandi basore tubana twibaniraga ku mihanda. Imana impaye rinye nabo mpita mbaharinye. Mwana ntukabarye, Imana nikuremera uzajye wibuka abandi nabo bakuyeho mwabanaga, nurangiza ubaremere Mana. Sibyo se? Ntukabarye. Rero Imana yari inkubise imvange, bitavuga ati nimuze mufateho. Imana yaziremye. Rero tubana turi benshi. Reka ngarukira aho ngaho. Ndishimye kugera hano, ndumva ari ubwa kabiri. Hari igihe nahaje ariko cyumweru mu gitaramo nongeye kugaruka nje gusura umushumba. Boniface yaramamagara ambwira ataranu ushaka ko tujyana, bitamubwira ati ndabyemeye. Kandi niwirirwa ubabwira ngo bamikaze, nzafatiraho nze ku munsi nugera. Rero Imana imuha umugisha mwinshi. Uriya twarababaranye, ariko yinjiye umujyi wa Fiterinye. Yari afite rinye, yari ukuntu yagiye yafite agapantaro kamwe kagatera ipasi. Uriya smart ni bya kera yarifungaga ku gapantaro kagafunga. Tuzaca nkuriya mushirya. Ese mwe muzi ko ari umushi yavuye kure. Iyo twarakubiswe araza dufatana umujyi, ariko natwe gake aho Imana ibayegereje ikora tubaye tuyishimira. Munyemere tuyikomere amashyi tuyishimira. Umushumba yasabye ko nanga ubuhamya, ariko niyo utabinsaba njye nta bugugu bw'ubuhamya ngira. Ndi umwe mu bapasiteri batagira ubugugu bw'ubuhamya, kuko niyo ngenda ndi ubuhamya. Iyi karuvati nayihawe n'umumama ukorera i Nyarugenge. Uyu mukanda nawuguriye na sister uba Belgique. Iyi shati yavuye mu Ruhango, akakuma kavuye mu isoko i Nyarugenge. Byumva aya masogisi ni madamu wayanguriye.
neza ubwo racaceka bikavamo mwana ntago nari mfite ibiro 47 none haleluya hano hose ndubuhari rero niyo naceceka ntibyavamo ahubwo munyemere nivugire Yesu muvuge ngo amen nikiriza cyane haleluya haleluya aho Imana ibayigereje ikora kandi reka nkubwire nawe aho wicaye ifite ishimwe umuhanzi witwa Torero iyo bamwakira mu rusengero aravuga ngo nabyutse biremera nkarabye biremera nambaye biremera ngo none nahageze byemeye akabwira aho bari kumwe mu rusengero ngo dufatane dukomere Imana amashyi kuko byemeye nubwo waburaye ariko uracyahumeka nubwo inzu nyirinzu yateyemo ariko yishyuye ubushize n'uburishyura ariko haleluya nubwo abana bazatangira ejo bundi tukaba tubona nta gacu ariko yabanye natwe abana bakiga umwaka washize n'ubu ngubu bazi we icyo bisaba ni ugukuramo imibare ibintu mvuze urabyumvishe kuramo imibare ubiharire Yesu ubundi surashyiramo imibare byavamo nushyiramo imibare harazamo ibihekane fatiraho rero nikiriza amen haleluya haleluya dusomye ijambo ry'Imana dusanze mu gitabo cyo Kuva ntago ndi bujye kure yaryo umurongo wa 14 twasanze ijambo rivuga ngo Imana isubiza Mose iti ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure nzajyana nawe nkuruhure ndakuramo ijambo rivuga kuruhuka gusa niryo tugiye kuvuga ubundi tukahita dusenga ijambo rivuga kuruhuka kandi arivuga mu kinyuranyo cyaryo kinyuranyo cyo kuruhuka ni ukugira gute kuruha Imana iguha umugisha mwinshi kinyuranyo cyo kuruhuka ni ukuruha ndahita rero fata kuruha nongeraho interuro mvuge ngo tuzagerayo turushye tuzagerayo turushye ariko ubwo ni hehera mwijuru Imana ibaha umugisha mwinshi ubwo ni hehe muri literane wari ufite gahunda yo kugikuzimu twese gahunda ni mwijuru sa nkungirira gutya rero twese gahunda ni hehe iryo juru abashumba batubwiriza iryo juru abaririmbyi bavuye hano kuririmba abizi inyigisho zo ku cyumweru Kure de dimanche rya juru twigishijwe turi abana naje kukubwira ngo tuzarigeramo turushye ariko Imana ishimwe ngo uhumurize nitugeraho tuzaruhuka haleluya nitugeraho tuzagira gute kandi reka mbabwira reka mbibutse abenshi dukizwa twaje batubwira ko kwa Yesu binagana tuhageze turabibura abenshi dukizwa twaje batubwira ko kwa Yesu bigize gute binagana tuhageze turabibura dusanga nibihari biri kuri niyo wakwisumbukuruza ni wabigeraho reka subiremo ugakira ejo akagonda umugabo yaranze gukizwa agakizwa ejo akagonda niyo mpamvu muri iri teraniro mu masengesho umushumba aza kudusengera aze kutugondera bitewe n'aho tugeze nyiri aha ngaha mbariza ukwegereye ngo ugeze hehe mwana wenda ntagusubize ariko icyo cyakuzengereje nyikiriza haleluya icyo cyakuzengereje data bari cyagonda Imana iguha umugisha none hano ariho muri gufashwa reka mfatiro hano data agire gute nawe hirya data agire gute atugondere kandi natanga uwo yagondeye akamuhanga igitenge ari umumama yari yarakuyeho aza mu iteraniro akajya aho ukagira ngo yamuhaye ibaro y'ibitenge kandi ari kimwe kibagirwa ko n'agasonga bugari gafite gahunda yo kugica arikara kandi agatenge ari kamwe bivuga iki dati yakugondeye icyambere aguha amahoro yo mu mutima izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro ndabasengeye muri iri teraniro umuntu wari ubuze amahoro data mumera amahoro manishimwe amahoro biramutse ari ikinini cyaba kivura indwara yitwa gahinda akubundi agahinda murakaza gahinda ni kabi kagira nyirasenge
kakagira se wabo, kakagira nyirarume, agahinda. Uzi kujya gukaraba muri dushe agenda kakakubwira ngo karaba vuba, agahinda. Niziyo shakoshi humura ntago ndeba muyizane, yizane humura nagura, agenda kakubwira ati fata ishakoshi ukayifata, zana nire ya sharpe, niyo sharpe, yana ati na sharpe ntuyisige nayo ukayikubita, shyiramo ikirori n'igisokozo nacyo ukagishyiramo, ubwo singukopeje nacyo ukagishyiramo. Agenda kakavuga ati tujye gusenga, kakagu ntigatinye yuko ugiye ku rusengero, agahinda kakaguherekeza, agahinda karagatse kakaguherekeza. Wenda ugiye mu giporoso ntari bikaguherekeje, ariko uje no ku rusengero koko agahinda wagera ku rusengero kunara gahatari arakanyagwa nikinjire mu rusengero, kagahagarara ku muryango, ukajya usirimba kakureba ati sirimba vubuze dutaye nitwa gahinda. Mutera haleluya zirindwi ati haleluya haleluya, agahira kabati sepfura vuba nitwa gahinda, uze dutaye. Agahinda ni kabi karagatsindwa. Buriya hari uduhinda duhagaze hariya ku muryango umushumba, naho ubundi uduhinda tuba twambaniye hariya ku muryango. Timwandike ibyifuzo, byandike vuba nitwa gahinda, uze duceho. Ahubwo ikidutera kuvuga Yesu ni umunezero yaduhaye, amaze gusukuzu nta rindi jambo yavuze. Yaravuze ngo mbahaye amahoro, kandi amahoro mbahaye si nk'uko abisi batanga. Ntabwo yavuze ngo mbahaye Kibagabaga, ntabwo yavuze ngo mbahaye Nyarutarama, ntabwo yavuze ngo mbahaye Kwaruje, ntabwo yavuze ngo mbahaye Kwirebero, ntabwo yavuze ngo mbahaye Amerika na Canada. Yaravuze ngo mbahaye amahoro, kuko yarazi ko ari bwo butunzi bukomeye. Abantu bimanika biziza amahoro babuze, abantu banywa imiti y'imbeba kandi ari abadogiteri, abantu biyahuza itabi sigara kandi azi ko ari we muganga uvuga ati sigara ririca. Ariko amahoro Yesu aha abantu, ndanezerewe aya mahoro. Tumva afashijwe, yawe muntu wicaye muri iri teraniro wari ubuze amahoro, Imana ikuntumyeho ngo nkubwire ngo amahoro utahawe n'ababyeyi, amahoro utaboneye muri amahoro utabone. Umva, data kwemereye amahoro. Sikoni umubyeyi agiye guhaha, bamusigiye kibiratana, abandi babasigira 10, ariko ajya guhaha aririmba aba Yesu bishi mureba songa kawunga, zika isonga aririmba ni Yesu ayisonga nta handi biva, ni amahoro Yesu aha abantu. Bandi bari gukaranga inyama aho ngaho, none bya bipangu nabyo tubamo biba birimo imiryango 5 ikodeshwa. Iyo utatetse turabimenya, iyo utatetse none se buri muntu ntateka imbere y'umuryango we. None hariya kwa mama Gisubizo bahora bakaranga inyama, wewe ucucuma ibishyimbo bya miti, kandi biriya bishyimbo bya miti uzi ukuntu bumva umunyu uko wakoze. Ariko nubwo ari gucucuma ibishyimbo bya miti, abandi bakaranza inyama, ariko ndanezerewe. Abicucuma avuga ngo ubw'umwami Yesu ankunda ndamahoro. Mujye muririmba nje ntago mbizi ntimwandenganya, mwarepetaga ndi gucoma none ijwi ryaragiye, ariko nzajya ndirimba hip hop. Boniface narazi kuririmba, uriya mukozi w'Imana nje byaragiye, ariko nzajya ndirimba hip hop. Yesu yankuye ku mihanda anyinjiza mu itorero, rasa nzabure byose.
Yesu akunda abana b'imihanda, muhumure namwe arabemera mukizahaye, iyanzahuye namwe izabazahura. Ndaje njye muri studio bicaho byagaciye ni hahandi sibyirene. Ndaje njye muri studio none se ziriya niga zazakizwa gute mwana? Ntago zakizwa utazishyiriyemo hip hop ngo uzibwirize muri hip hop. Ariko muhumure Yesu ari ku ngoma. Haleluya, haleluya. Yesu abambere amahoro. Yesu abambere amahoro. Mu byagonda amahoro arimo. Aherutse guca iwanjye arangondera, kandi muratuma mbivuga, murareba nk'abashaka ko mbivuga, kandi ngiye kubivuga. Muvuge ngo fatiraho. Aherutse guca ku kidendezi ngahasanga umuntu wari umaze 38 arwaye. Aravuga ati ntago nagusiga hano, ngiye kukugondera ngo uhereze ubuzima. Aramubaza ngo yewe urashaka gukira? Kubera imibabaro uwo muntu yari amaranye igihe, atangira gusubiza ibyo batamubajije ngo singira umuntu. Aturashaka gukira, ngiye amazi yihindurije. Urashaka gukira kuva nagera ahangaha. Ndagira ngo mbibutse kuri ya murwaye ikintu cyambabaje, yari yararwaye ariko amaso ari mazima, ibyabaga byose yarabibonaga. Uzi ko yanabatangaga kubona ko marayika yagezemo ariko akabura imbaraga zo kugeramo. Uzi ko abatanze kubona itangazo rishaka abakozi ariko ukabura kujugunyamo. Uzi ko abatanze no kumenya umushinga, igishoro washora ariko ukakibura, abandi bakagutanga iyo business. Ariko humura Yesu arahari. Yesu agize ate? Arahari. Ku kidendezi naho wahageze. Arangije nubwo ibyo yasubizaga bitari bihuye n'ibyo Yesu yavugaga, abaramubwira ati ndabona unaniwe kandi sinakurenganya, n'igihe umaze ku kidendezi, yewe byuka wikorera uburiri bwawe ugene. Naratangaye Yesu arabizi ko hari abamusubizayo. Amwe ati rero bucaneho mwana, caho ufata ujyane nabwo hatagira uwongera kukuryamishaho. Ariko muhumure. Haleluya, haleluya. Yesu mutumye nibuka undi witwa Barutolomayo, ubyarwa n'umusaza witwa Timayo. Muramwibutse? Ariko naratangaye, hari ikindi Timayo yabyara kitari Barutolomayo. Timayo nta kindi yabyara kitari Barutolomayo. Ngo Timayo naye yahoraga ku nzira asabiriza. Ngo kandi Timayo, Barutolomayo naramwemeye, yarazi amasaha yo gusabiriza, amasaha y'umugoroba abantu bose bavuye mu kazi. None ngo bari bamaze kumuvumbura nawe kari bwaza gusaba. Ngo bamubona rero bagatangira kwiganiriza, abamotari bajya kumucaho. Ngewe bantu uziko natobokesheje kane bana, ati ceceka ngewe ni gatatu, abo bantu waba ukibasabyera? Reka da. Ngo abayede nabo n'abafundi bango Barutolomayo yahageze. Ngo bakahita bose ntago yaduhembye, twanamubuze, twanamubwiye ngo ashyire kuri mobile money atubwira ko connection zanze. Abo bantu waba ukibasabyera? Ngo abashoferi nabo bajya kumugeraho, ngo bakahita bivugisha, ngewe bana ngo uziko Sofia y'Imuhanga yanyandikiye, niyo ku giti cy'inyoni kanyandikira, ngo uziko banyandikiye kane kuva ibuta. Abo bantu waba ukibasabyera? Ngaho yari yicaye hakunzira, ngo yumva abandi bantu batambutse, ngo bafite amashimwe mu mitima yabo. Ngo Barutolomayo ngahita abaza ngo yemwe aba bantu batambutse ko numva batandukanye n'abajyaga bancaho aya masaha? Baramusubiza ngo aboniye nabari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Barutolomayo ngo nubwo yahoraga ku nzira asabiriza, ngo yari yaramenye amakuru y'uwo mugabo, ibyo yakoze. Aravuga ati nanjye igihe kimwe azaca kuri iyi nzira. Reka nkubwire, uwaciye iwanjye nawe uyu munsi aci iwawe. Oh, haleluya. Haleluya. Mushimire. Barutolomayo afite amakuru ko Yesu yazuye umwana wa Yayiro. Barutolomayo afite amakuru yuko yazuye Lazaro. Barutolomayo afite amakuru yuko wari uri ku kidendezi yakize. Barutolomayo
yari yicaye ku nzira yari afite amakuru. Ndakwifuriza ko mu buzima bwawe utunga amakuru y'uyu mwami wacu Yesu Kristo. Yari afite amakuru ayibitseho. Nubwo nubwo nicaye kuri iyi nzira asabiriza, ariko uyu mugabo avuga witwa Yesu igihe kimwe azaca ahangaha. Igihe kimwe azahaca. Baramubwiye ngo ni Yesu w'i Nazareti uhise. Kandi reka mbabwire, nakunze Barutolomayo ntabwo yigeze ataka avuga ngo Yesu ndashaka guhumuka. Yatatse nk'umunyabwenge, yaravuze ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira, kuko yarazi ko mu mbabazi harimo gukira ibyaha, mu mbabazi harimo guhumuka, mu mbabazi harimo bya biceri yahoraga asabiriza. Bene data, mureke duture muri iri jambo rivuga ngo mbabarira, kuko byose ni bibiri. Muzi cyanejeje, abantu baramubwira ngo ceceka, ceceka wisakuza wa mpumyi. Ariko Yesu naramukunze. Uzi ko Yesu ahagarara atigeze ahamagara Barutolomayo ngo ngwino, hoya. Ahubwo Yesu yatumye babandi bamucecekesheje ngo nimugende barimwe mumuzane. Ariko abantu urabazi, abantu urabazi, wabacikira hese. Reba ku ruhande, ubonye iki? Urarana nande? Kuri moto ninde ugutwara? Uhaha n'abaki? Imbere n'inyuma n'abantu, ntaho wamucikira. Muntu ni danje mwa. Ariko haleluya, haleluya. Aba bantu bageze imbere ya Barutolomayo bahindura amagambo. Uzi kuntu bavuze? Baravuze ati humura. Mwifurije ko uyu munsi wakumvira ijambo rikubwira ngo humura. Baramubwira ati humura, ijambo rya kabiri araguhamagaye. Barutolomayo naramukunze ngo mu guhaguruka kwe yaravuze ngo ubwo ari Yesu mpamagaye sinzongera kwicara. Ndabizi arambabarira, arampumura, kandi nibijyanye no gusaba sinzongera gusaba. Ngahita akuramo urwenda rujyanye no gusaba, kuko Barutolomayo yarazi ibijyanye. Umva, yarafite umwitero yambaraga agiye gusaba. Ntabwo wajya gusaba ngo ugende wambaye bazi baguha. Ntabwo wajya gusaba ngo ugende wambaye ikoti na karuvati baguha. Se mwana, bagukuzaho. Ngikitero yari yambaye kijyanye no gusaba. Yumvishe ko Yesu amuhamagaye ngo nicyo yakuyemo Bwambere arakijugunya, ati ndabizi arampamagaye. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko wateye intambwe ukaba wageze ahangaha. Imana ishimwe nubwo bikomeye, ariko uracyageraho wumva ijwi ry'Imana. Imana ishimwe nubwo bikomeye, uhanze amaso kuri Nyagasani. Imana ishimwe nubwo nta busobanuro bwabyo, ariko ibidafite ishusho imbere y'Imana ibikuramo iki? Twabaga mu gipangu turi abakene mwana, twarakuyeho. Kandi iyo uri umukene abana bawe barabadiha. Ibyo mvuze murabyumvishe? Iyo uri umukene abana bawe barabasekura, nawe baza ukahita ubadiha. Ubundi muba mujya hehe mwagiye mwicara ahangaha? Iyo uri umukene abana bawe barabadiha, baza nawe ukabadiha. Imana ibabarira abantu badiha abana babo kubera ubukene. Ndabasengeye. Ubundi mujya hehe mwagiye mwicara ahangaha? Nawe ukongeza. Ariko abantu n'abagome. Uzi ko batumiraga abandi bafite iminsi mikuru, twebwe bakadusimbuka mwana. Niba hari uwo baje guhemba, agatumira uwaha muri uyu muryango, agatumira uwahariya, akadusimbuka agatumira uwahariya. Madame akahita afata abana banjye babiri akabakingirana, bakahita baguma muri salo. Neno nge nk'umugabo nkaba ntarasi. Iyo ugenda udafite iyo ujya babyita gutarasi. Nkaba ntarasi. Nkaba ntarasi.
ndababaye. Icyo gipangu nakibabariyemo. Nararwaje, umwana tumara ibyumweru bibiri mu bitaro, tuva mu bitaro. Muri icyo gipangu nta muntu udusuye. Ninde ugushinzwe? Buri muntu amenya ibye. Si Kigali se. Njya kuri botike kwikopesha, kuri botike ari muri icyo gipangu. Ndavuga ati wambare ukankopa ikiro cy'umuceri n'ikiro cy'ibirayi n'akadobo k'amakara nkagemurira madamu kwa muganga. Iyo wikopesha rero uba wisetse. Ntabwo wakwikopesha urakaye, uba wisetse. Arangije ahita ansubiza ngo pastor nta biryo by'ideni bihari. Iyo uri umurokore babyongeramo. Muroko nta deni rihari. Karage narakubiswe, bujya bureka nivugire. Sigaye mbura naho mbuhera mushumba. Ubuhamya busigara ama episode beze ubwo. Yebaba we. Umuntu ayitangurira agafanta nanga kukanywa ndakamushyira madamu. Namwe ngo sheri kuki utakanyweye? Tumwe ati sheri nanze kugucura. Imana ishimwe. Imyaka 10 y'umubabaro yanyitaga sheri muri uwo mubabaro. Na n'uyu munsi aracyanyita sheri, nanjye ndacyamwita sheri. Akajya kanywa mpagaze muri korodoro kwa muganga. Se nuzi ko barimo korodoro za korodoro, ariko nkarunguruka bati buriya yakamara amatansi igiye ko. Ongera nkabona agiye kukamaramo we. Ngiye kumva numva arambwiye ngo sheri ngo nankubwire. Ndaza aramu mitangamirirayo. Ndavuga umwana arirwariza byo. Twaramucuza umwana nase kuri serumu we yari yaduhaye. Tumukuza. Kanivugira ubw'inzara gusa. Ubundi inzara irakurya wanaraba bakagira ngo uri kurunguruka kuva turiya muntu ari guhengereza. Nta kintu ahengereza, ari amaso yamenetse. Baradusezera mbureho nishyura ibitaro. Kandi iyo bagusezereye abarwayi bakaba benshi utanga igitanda cy'abandi. Siko bimeze. Turara twicaye ku rubaraza. Mu gitondo umunama 20,000 nishyura ibitaro, hasigara ibiceri 200. Ahita heka umwana n'inda y'amezi 8. Ngo twari turwaje umwana afite inda y'amezi 8. Afata akabido mu ntoki, nanjye fata ibase na protomanje mpeka igikapu. Ndagira ngo urebe iyo foto. Pasiteri, mama pasiteri nyuma ye turamanuka. No muri cya gipangu dusanga buri muntu ahagaze atyo. Iyo abasubijwe rero, abamama basubijwe muri ibyo bipangu bahagarara uko babyu. Ndababara. Tugeze mu nzu afata ibiceri 200 byari bisigaye, aragenda aguramo biswi zari hamu zimwe zigura senkani zari hamu enye. Avoma ibikombe 2 by'amazi kuri robine, araza kandiramo biswi imwe 2 mu gikombe kimwe, izindi 2 mu gikombe kimwe. Kamwe arakama agakombe ndarya. Ngiye kumucura nibuka ko natancuze kuri fanta nawe muhaho. Naho Imana yari igiye gushyira iherezo ku nzara. Ndagusengeye umuntu uri muri riterana rushonje, Imana ikuremere mu nzira utazi. Ndi umugabo uhamya ko Imana igiremo ibitariho bikaba. Turyamye muri iryo joro, madamu wanjye arankomanga arambwira ngo numvishe ijwi Imana ivuganye nanjye. Irambwiye ngo kuko twize neza tukaba tunesheje, Imana ishyizeho iherezo. Mu gitondo nka 2:00 numva arankoma, numva umuntu arampamagaye kuri telefoni, ndamwitaba. Hari nko mu 3:00 numva arambwiye ngo pastor nguri mu rugo. Ubundi se hari aho nari kuba nagiye. Arambwira ngo hari ibintu nkuzaniye, nari ngiye ku kazi ariko hari ibintu Imana isabye ko nkuzanira. Ndikiriza mpita mva mu rugo. Hari ahantu hari utwesikariye ku muhanda, nzamuka gake gake, n'izuba rinkubise mpita mpuma kubera inzara n'iki.
mutunguka inyuma, twe dutuye iruhande rw'umuhanda kuri kaburimbo neza, aho nakodeshaga. Ndamubwira ati naje, ati pastor tuwaje, ahita afungura andi inyuma kuri butu, bonamo agafuka k'ibirayi n'ak'umuceri, ibishyimbo nk'ibiro nka 30. Ndebye neza mpita mbonamo akabido kari ak'amavuta y'igihwagari mitanyi. Hari ibintu ubona imbaraga zikahita zizi ko ari njye wabyikuriyemo we, kandi nawe nabuze n'imbaraga zo kujya. Ndagusengeye, Imana igira ibyo ikuremera, Imana igira ibyo ikugondera, Imana igira ibyo igira gute ikugondera. Arambwira ngo genda ugura amakara ku mutima, ndabati ndagura n'akanyamasinga heruka. Ngiye kumva numva hashize iminsi nk'ibiri numva ADPR iramamagaye ati allo numero prive, ndayita bati hano ni muri ADPR tuguhamagaye. Aze bahamagaye pastor arabyuka. Ubwo izi nzego zirimo paruwasi, cyo rya karere kari Kacyiru, paruwasi, akarere, ururembo, ADP. Urumva ahantu bahamagaye ati turashaka kugusura. Ndavuga ati karabaye, ni ibihe byaha nakoze neno bitumye basura, neno ndabigenza ntewe. Madamu ndamubwira ati turapfuye, neno baje kubuko batantumyeho umushumba ngaza mpugure, ko batantumyeho ururembo ngamu, ko batantumyeho neneho ni ibihe byaha nakoze ndabigenza gute we. Madamu ati humura tuzana batekera barye. Imana yaduhaye ibiryo, madamu arateka ndabayobora. Neno bya bijipe bya babagabo bakuru bagendamo bona birimo biraparikana bya Vigo, bya bimodoka by'ibipikapu bya Vigo. Neno ndebye inyuma muri kesariyeri mbona harimo imiceri, harimo amasukari, harimo ibirayi, harimo ibishyimbo, harimo amata, harimo amasabune, amakarito y'amasabune. Aho magaze neno mpita mbayobora ngo baparike neza mbere, kuko baparika ajya mbereka kuntu baparika. Avuga ati nta kibazo, ndabona ari amahoro. Hari abashyitsi ubona ukajya ubona ari amahoro, mwana ndabona ari amahoro. Tugeze mu rugo madamu arabagaburira bararya. Naho ntabwo ari njye njyenyine bari basuye n'abandi, ariko aho bageze ngo ntabwo bari babagaburira, ngo bose bari bagize ubwoba nkanjye. Ngiye kubona ngo mama pastor uzi ko yatetse di yo warahamaga bandira ibiryo, nkajya ndibakuna abayobozi barya ibiryo barishimwe. Barangije bahita bamana impapuro ndasinya, barambwira ati rero aya ni amafaranga yo kugura gaze. Ndavuga ati ku mutima se bari babizi yuko ncana no ku makara, ninde wabibabwiye? Bahita bampa 200 byo kugura gaze. None wari ubayoboye afata ijambo, ndavuga ngo turi hano mu izina ry'ubuyobozi bw'itorero nk'umukozi wa ADPR ukaba uri pasiteri, twashatse kugusura iminsi 100 itarashira nk'umuntu wahuye n'ingaruka cyangwa se n'ibibazo bya jenoside, warokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Twashatse kugufata mu mugongo iminsi 100 itarashira. Ku mutima ndavuga ati imyaka 8 maze nkorera ADPR, nibwo bibutse ko ndi umurescape. Ni Imana yatubwiye nijoro kiduhaye iki ibi. Imana igira gute ikugondere. Imana ikugondere. Ndashaka kuzamuka mu rwego rwo kwizera, ukumva ko Imana ibirema ntaho iciye, ntawe yifashishije. Imana irakugondera bikareme. None wagendaga nk'indara asigaye agenda nk'abapasiteri. Data ahindura amateka. Nasomye ijambo ry'Imana rambwaga iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya, ibya kera byose babishize.
ndi umugabo wo guhamya ko Imana yacu ari inyembabazi. Ana yarambabariye, asi no kumbabarira gusingirira neza, inzana mu itorero. Ngeze mu itorero mba umuvugabutumwa, ibona ntibihagije, inyigiza imbere mba umudiyakoni, ibona ntibihagije, inyigiza imbere mba umuririmbyi. Ariko arambwira ngo njye muri korali mburi yonjyamo gute munsi. Imana inyuza muri korali, ibona ntibihagije, ingira umuyobozi w'icyumba, ibona ntibihagije, ingira mwarimu, ibona ntibihagije, ingira pastor. Ubwo rero ndagira ngo utaza gushoza urubanza tiriya mbobo yabaye atepa beze ahita gusekura mwana, utaza kwibeshya mu mutima ukavuga ati mbobo biba pastor. Babyumvisha? None se nta badogiteri muzi babaye aba pastor, nta basirikare muzi babaye aba pastor, nta bacuruzi muzi babaye aba pastor, nta bamotari muzi babaye aba pastor, nta bahinzi muzi babaye aba pastor. None se imbobo nizo bagombaga gukuraho se, nazo Imana yaziremeye umupastor. Umunsi basengera ku gipasiteri narazitumiye injyama imbobo twabanaga gose, nzishakira n'imodokari zitwara. Ndimo nakira abantu mu rusengero baje mu munsi mukuru wanjye, bo nkabona barakonje, bati ndakora iki kugira ngo bajyama banje bagire morale. None ndabatereka mbakire mu mvugo twumva kimwe, bati Yesu mwana bajyama bahita bahaguruka ati pasiteri mwana pasiteri. Ni imbobo ziri kurwana nge ndazikiza, ariko we ntuzibeshye, burya bararwana bakanikiza, baba bafite inzembe utazabayoberaho, ahita bakuviraho indi imwe mwana. Abakire babacunyiraho bagisira ngo batabamenera ibirahure by'imodoka, ariko nge mpita mparika nkahita mvamo, nkahita mbarasira, mbamanukira ati Imana ni ku migaza se, akahita batandukana ati niko bosi nawe yari indara ndagaza. Ubwo mba nabarangije bahita biyunga bakahita ba, urumva batari bakeneye umuntu uzajya Imana ndayikunda. Muri iyi mirimo ya gipasiteri ni myinshi ya gishumba, ariko hari imirimo itatu nkunda. Mu mirimo ya gishumba, iyo ndi gutanga igaburo ryera, nteruye umutsima arawushimira, arawumanyura, ahereza abigishwa be. Nubwo uba mu mavuta ariko urabizi ariya meza ntiwayegera, ni pastor. Undi murimo wa kabiri nkunda, iyo ngiye kubatiza ndi kumanuka muri Yorodani, kandi mba ngiye kubatiza izindi njyama zakijijwe mwana, abandi bakijijwe bari amabandi n'abakobwa, mpita nibuka kuntu nari imbobo gose, none nkaba ngiye muri Yorodani kubata. Nushaka uburangije butaruri ntiwayajyamo, ni pasiteri wenyine ujya muri ariya mazi. Undi murimo wa gatatu nkunda muri uyu murimo wa gipasiteri, iyo ndi gusezeranya, fashe Bibiliya ngiye kubafatanya, n'abahuje ibiganza nayirambitse, nazamuye tinge pasiteri n'inshuti Theogene kubw'ubashameshwa n'ijambo ry'Imana n'itoro rya ADPR. Nyirambegeta abaye umugore wa Rudomoro, Rudomoro abaye umugabo wa Nyirambege. Imana yafatanyije nta wagitanduka. Mbikoze mu izina rya Data nkabafatanya, ibyari ibyaha nkabyeza, bakagenda bakarara ntapfunwe. Bana we
iyo menya gutera ikorasi mba nteye agakorasi ko ngaho wankuye none naho kagarukiye aho wankuye. Imana yacu ikugondere bitewe naho ugize gute. Sozi Imana yaho kabyara shobora byose. Bagabanyije abakozi bamaze kumera, numva umuntu arampamagaye hanyuma y'iminsi 3 gutyo cyumwe byamaze gusakara hose ko nanjye bangezeho nkaca daro dita tugira konte muri beka ati inyoherereza ubundi naye kuba nanga kuyimuha hari ayariho ngaranyiba Avuze ati ndayifite rakanywe n'ubundi nta kiriho ngaranyiba. Ngiye kubona mu n'iminota 10 yari itarashira nk'irindwi mpita mbona message ya miliyoni 7. Hari message ubona ukajya wihanagura neza kongera ugasubiramo amazeru. Ariko manywa we ukongera n'urumuri, ariko manywa kajya wongera urumuri. Ndagusengeye data kugondera ugira ka message ubona. Oh haleluya, ugira ka message ugira gute ubona. Numva mu minota nk'ibirarongera arampamagaye nyuma ya message. Bari message ubonye ati ngo dusange mu mujyi n'ufite akanyuze tuganire. Ngeze mu mujyi sanga n'abagabo babiri bari kumwe n'umudamu ukiri muto ubona w'umujene Marie ukiri muto rwose. Barambwira ngo baranzamukana ahantu hari amaresitora ameze uko tuba twicaye. Uzi cyamba barambwiye ngo urafata iki? Bati mumeji ya pome y'inyange. Numvaga nakamennye aricyo kintu natse cyaka gikaze cyada kuntu nabivuze mumeji ya pome y'inyange. Kambwira ati ko ntayihari ati mume fanta ya citron. Bati bagukore hari ji bankoreshereje ni bayitwa pomuteri bayita y'icyatsi umuhondo umutuku mbese ivanze mu kirahuri. Ndayikurura nkajya nyikura ntekereza za miliyoni 7. Batangira kunganiriza ati ntago tuzi ariko turagukunda. Igihe imitima yacu yari icitse intege yashubijwemo imbaraga kubera ubuhamya bwawe. Igihe twari tubuze amahoro ubuhamya bwe bwatumye Imana itwuzuza amahoro yo mu mutima. Igihe twari dukomeretse batwigishije ko ibikomere byose bidakira. Hari ibikira n'ibidakira ariko n'ibyo bidakira twamenye ko Imana itwigisha kubana nabyo. Igihe twari twarananiwe kubabarira watwigishije kubabarira tubabarira batwiciye imitima yacu irabohoka. Ubu turakomeye kandi dukomeje urugendo. None twamenye ko umushahara wahagaze kazi kahagaze muri ADPR. None ntidushaka kuzabona abana bawe basabiriza ari bo bana bacu. Iyo byemeye abana babona umuryango. Turi hano turi benshi ariko badutumye ngo tukubwire ngo humura ntago uri wenyine. Turahari ngo dufatanye urugendo. Amafaranga ubonye ntago ari ayo kugura inzu. Turabizi yuko ugikodesha sinayo kugura ikibanza. Utwumvira ubikora uko tubikubwiye. Bagenzi bawe babarescape batubwiye ngo tukubwire ngo aya mafaranga nayo kugura imodoka abana batazicwa n'inzara bazabona ikibatunga muri iki gihe cy'ubushomeri. Avuga ati muyizana nanjye ndayigura. Imana ibona ntibihagije abandi bariyegeranya nazi noneho
kura ikibanza ndakigura, abandi bariyegeranya, fata sima twazishiza, ntazi sima ndazi. Uzi kubona abantu bakubwira ngo umukozi ngo twamenye ko watangiye kubaka, ngo none se watwabari ukaza tukaguha sima, subwo uramubabarira cyangwa yitujyayo? Irene uramubabarira cyangwa yitujyayo? Bakira sima. Imana inyubakiye, nabuze uko nyita isanga ikoresheje abantu ntago mbazi. Hari abo twahuye, hari n'abo tutahuye. Ifite imiryango atari meniriya, ya indi yo ku mabanki, yo kuri za beka, niho igenda ku mapine. Imiryango igenda ku mapine, n'amadirishya n'ibintu, harimo amatara arimo umuziki. Uza ujya kugura amabati, nari ngiye kwigura yayandi asanzwe y'umugongo. Nyir'uruganda mbonye aravuga ati niwe Pr.Theogene, ati baba we abana banjye aho baba barirwa bavuga ko natwe turara tukureba, yanziruze nayikoreyeho umugisha ukabona yabuze uko yifata. Bose nyir'uruganda yifata ati yo, ati noneho uje gukoresha ayo mabati se, mbana ati nje gukoresha andi biti shovana, ati oya, ati bagukorere dimake. Harimo amatuwarete ane. Ubwo urumva amatuwarete ni barani, ubwo urumva ubwo ibyumba ni bingahe? Iyo uri mu majyepfo ugasaba ubwiherero turakubwira ngo hepfo burahari. Waba uri burasirazuba aho naho wikurirwa uvayo burahari. Waba uri mu majyaruguru aho naho burahari. Kandi urumva ni parikingi, ntago ari demarage. Reka dusenge sirawe n'ubuhamya ntanga, tuzagaruka twigisha ijambo ry'Imana. Uyu munsi tubahaye ubuhamya kugira ngo tubabwire ko Imana ishobora byose. Ubwo urumva muri salle de bain yanjye koga no kuryama, nkarabanja, kandi ubundi nogeraga mu ibase nyihagazemo. Iyo systeme murayizi? Muri bya bipangu nakubwiye biba birimo imiryango itanu ikodeshwa, ya mazu ntago aba afite amadushe. Iyo harimo dushe bayikoramo chambrette. Ndabeshye se? None se ubwo babamo bakarabira. Urumva kandi ukarabiye muri sala amazi akameneka ku gikuta, nyiri igipanga Itaguha iriya. Ubwo karabira he? Uzi iyo systeme yo gukaraba, utereka ibase hasi imbere y'akameza ukayihagararamo. None kuko nta base ya kabiri ufite, ufata isafuriya nini utekamo ibishimye nini ufite, akaba ari isukamo amazi. Wisabune warangiza ukajya ufata igikombe ukadaha y'amazi mu isafuriya ukisukaho, akamanuka ajya muri ya base. Noneho Imana itari kunyomora ibikomere, nkajya nkaraba ndyamye numva kuri Yesu agira neza. Jaride, imikindo aho ngaho. Ubu nanjye muziparitse hariya harimo iyanjye, ngenda mpindura. Kandi uyu mujyi twarawukase n'amaguru mwana, twawukase. Na madamu afite iparitse mu rugo. Data kugondere, iyangondeye nawe igire gute? Muhumura, Imana irahari. Ndi umugabo wo guhamya ko nta jambo Imana ivuga ngo bihere. Ibyo byose Imana imaze kubinkorera, ikomeje no gukora n'ibindi, ikomeje no kugenda ikora n'ibindi. Ngiye kumva numva abayobozi banjye b'itorero ba DPR barampamagaye
ngo ninze mfata urwandiko runsubiza mu kazi. None ubu bashubije mu kazi. Ubwo se mwavuze ngo Imana ibaha umugisha bari abayobozi bakora. Imana ibampera umugisha. Mbarizwa muri paruwasi ya Muhima, itorero rya Kamuhoza. Ubu nshinzwe cyangwa se mbarizwa muri departement yo kurwanya ibiyobyabwenge mu rwego rw'igihugu. Ubwo ahantu hose barwanya ibiyobyabwenge, itorero rya DP rifitanye ubufatanye cyangwa mobilisation nk'abafatanyabikorwa n'ubuyobozi bwite bwa leta mu gukumira ibiyobyabwenge. Ubwo mba nagiye no ku cyumweru nzaba ndi i Nyanza muri stade ya Nyanza ya Nyanza. Muzaze tujyane kubitibikana. Kuwa gatandatu nzaba ndi muri sepu ya Rukara. Ibi ngibi ndi kuvuga cameraman muzabikuremo. Ivuga butumwa rirakomeje. Numva afitiye ideni Imana ko hari umuntu umwe wakizwa akaza kuri Yesu. Nizo nshingano zanjye. Kandi by'Imana yankoreye si amashuri, si imiryango, si bene wacu. Umva, nta kindi yabikoreye ni ukugira ngo ikomeze abera bari mu nzira ijya mu ijuru. Iyabikoreye Theogene tuzi, natwe izagira gute? Izatugondera mu izina rya Yesu. Muhumure abera tuzataha. Tukiri mu isi, data hari ibyo akora tugakomeza urugendo. Ahubwo reka soreze kuri akangaba. Nibaze, ariko muranyemere nkababwire, muvuge ngo fatiraho. Kiri juru tuzarigeramo turushye, ninde uzagerayo? Buriya ntituzashirira mu nzira, ninde uzagera? Yesu yatanze igisubizo. Ariko kugira ngo muzabashe kugerayo, muzahinduka umunyu. Njya nibaza kuki atavuze ngo tubisukari. Buriya tubisukari abadayimoni bari kutunyunyuza tugashira tutaragerayo. Bivuga ngo tuba umunyu. Ahubwo mbona atari ukuba umunyu, tugomba kuba gikurukuru. Kagenda turi za gikurukuru kugira ngo umunyu twagikurukuru murawuzi. Tugomba kuba gikurukuru. Nta mikino. Kari abaguye muri iri nzira, hari abataragezeho bashumba. Tugomba kuba gikurukuru kugira ngo tugeze. Hari ibintu bitanu biranga umunyu. Bivuge? Uvuge ngo vuga kamwe gusa. N'utundi ntuvuge. Oh, haleluya, haleluya! Ijambo rya mbere, umunyu uririnda. Ahantu usutse umunyu uraza ugasanga uracyari umunyu. Ariko wasuka isukari mu minota mike ugasanga aho dushisha. Ugomba kuba umunyu kugera mu rwego wirinda. Ukirinda umushumba adahari, ukirinda umuyobozi wa zone adahari, ukirinda ku Gisimenti, ukirinda muri Kwasiteri, ukirinda gogosi murahaza umwana, ukirinda mbese mu gipangu ubamo wenyine ukijijwe abandi badakijijwe, ukagira gute? Ukirinda. Jambo rya kabiri, umunyu urarinda. Abantu babaye mu byaro muribuka ko twaryaga inyama zitashira, babaze nk'itungo bakarisiga umunyu bakarimanika mu gisenge, bakazagenda barya rya tungo buhoro buhoro likarinda rishira ritangiritse. Ugomba kwirinda ukarinda na mugenzi wawe. Byo mvuze murabyumvishe? Kwirinda ukarinda na mugenzi wawe. Wandikiye yaravuze ngo mwirinde hagati muri mwe hatagira umuzi wo gusharira umera hagati muri mwe. Ijambo rya gatatu, umunyu uraryoshya. Ushyira mu biryo bibishye cyangwa bidafite cyangwa bikabona icyanga. Muri uru rugendo ugomba guhinduka umunyu. Ubuzima igihe bwashaririye ugashaka uburyo buryoshya. Mwavuge ngo amena. Waba urara ukiganiriza tejo nzarya, waba wambaye ubusa ukiganiriza tejo nzambara, wahura na mugenzi wawe byacanze ukamwe ati humura iyatabaye Siteri nawe izagutabara mama. Ukagira amagambo y'ibihumuriza mu kanwa kawe. Umugenzi ujya mu ijuru arakomera agakomeza abandi. Bisomye biriramo ngo Imana yabo bazagira gute? Bazakomera. Ntago wakomera utahindutse umunyu. Ugomba gukomera ugakomeza n'abagenzi bawe. Ijambo rya kane, ariko haleluya, haleluya.
umunyu uromora. Umunyu ugira gute? Uromora. Umuntu wakomeretse umusigiraho, wamara kumusigiraho igisebe kigakamugomba guhinduka umunyu kugera mu rwego ugira amagambo yomora ibikomere by'abandi bakomeretse muri uru rugendo, tugahumurizanya. Hari umuntu uganiriza ukabona muri we ni amagambo y'urucanege, iby'iki gihe byarakaze, izuba ryaratse, mbese ugasanga ni amagambo y'urucanege. Uwo ntabwo ari umunyu n'isukari. Abadayimoni bamumazemo ubuntu bujya mu ijuru. Ubundi umuntu ujya mu ijuru ahorana ibyiringiro. Yeremiya 17:7, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera iki? Ibyiringiro. Ugomba guhinduka umunyu, ugakomeza bagenzi bawe, kabomora igihe bakomeretse. Kandi ariko haleluya, ukamuhomoza amagambo wuze ibyishimo nubwo umeze nabi. Kamwe ati yo Imana izagutabara kandi wewe umeze nabi. Niba uri umuririmbyi ugomba kuririmba useka. Ubundi kubaririmbyi ni itegeko kwerekana amenyo yose. Hari umuntu uririmba ukibaza se ni umukomando, ni jetiri, ni umushawuri. Tuzajya mu ijuru kureba bari, tuzajya mu ijuru kure ahambanati, ahambanati, ahambanati. Memwana asiye badilika, Yesu asiye badilika. Kaitona mubasi wa mwambu yarinji, asiye badilika ni Yesu peke. Akaitabona nyirarume wanze kumurihira ishuri, asiye badilika ni Yesu. Oya. Ibyo uririmba usa nabyo. Tuzajya mu ijuru kureba Yesu atanga amahoro, kandi umugabo we yarayagusekuye, ariko ugomba kuririmba nk'uwayabonye. Yesu atanga amahoro, ukajya uririmba Yesu agaruka kandi waburaye, Yesu arambika kandi inkweto yarahengamye. Tubwire Yesu aduhindura umunyu. Haleluya, haleluya. Yesu aduhindura iki? Umunyu. Mu mbuto 9 z'umwuka harimo urwitwa ibyishimo, kandi naratangaye. Ntago Paulo yarugize urwa 7 cyangwa urwa 8. Uze gusoma Bagalatiya 5:22, ni urwa 2. Urukundo, ibyishimo ni urwa 2. Bivuga ngo ni itegeko ngo umukristo yishime. Ariko harimo abakristo bahumuye mbese bitewe n'igihe barimo. Muhaguruke tubyine, mubyine mwaje mwari, mutere haleluya, haleluya, haleluya. Ubwo murahaza mwandika ibyifuzo, niba ntarabyanditse narasibye. Mupfukame dusenge, nejo bundi narapfukame. Muhumirize wakayitakanura, mbese kari ibintu byose ni wamurenganya. Jambo rya 5, umunyu uretse no kusigira kwakomeretse kugira ngo akame igisebe, nawe ubwawe iyo wakomeretse uriyomora. Aha niho shoreje, ndagusengeye. Tuzageraho turushye, ariko urasabwa guhinduka umunyu kugira ngo ugende wiyomora. Imyambi Satana kurasa nta wundi ugushinzwe, ugomba kwiyomora. Wipfana abantu. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo niyikomeretsa ni nayo yomora. Itagutabaye nta wagutabara. Vumiriya ibyo kuza gupfana abantu ngo nararwaye nta wasuye. Muri twe bwari waguteye malariya. Ngo narabyaye nta wangeze. Muri twari waguteye inda. Mwese ko mwaje mwinjira aha mwigeze mubona hari icyapa kimanitse hari akica ari ikigo cy'imfubyi. Ariko haleluya badize nikiriza. Oh haleluya.
hari umutima kwisenga uyihabya. Ari abantu basenga ukagira ngo bari guhabya Imana, ngo Mana ubaye ngenge nkabaweho urabona nta kugirira impuhwe, wiyihabya. Ubwo urumva udashaka gukora kudeta. Mwana w'umukobwa umwe twarasenganye inzara yatwishe muri groupe twabagamo, numva arasenze ngo Mana uri mu ijuru n'agahungu kawe murimo murarya ngo twebwe twishwe n'inzara hano. Ibaza aho umuntu asenga akavuga gutyo kubera inzara. Mu kandi kanya numva arampamagaye ati Muyobo, mpita mubaza ati ntirakwica se? Twari turi mu buvumo, numvaga iri bukiri turi kayiti duhamba niyo groupe twari turimo. Numva arampamagaye ati Muyobo ntirakwica. Ahita ambwira ngo rega yanze kunyica. Ahita ambwira ngo Imana yambwiye ko izama imodoka rutumva. Ndikiriza ngo none wayibwiye ikaduha amapine tukaba tuyarya, ngo iduha amapine tube tuyarya. Imana ibagondere. Nyeganyeza ukwegereye umubwire ngo Imana ikugondere mu izina rya Yesu. Mubwire ngo haracyari ibyiringiro. Mubwire ngo ikugondere bitewe naho ugeze. Muhaguruke dusenga Imana, muhaguruke dusenga Imana. Mushumba karibu karibuze tujyane imbere y'Imana. Iyadutabaye, iyatugiriye neza, nawe irahari, ariko urasabwa guhinduka umunyu kugira ngo tuzarangize urugendo amahoro mu izina rya